Amahoro nshuti bene data aho muherereye hose turabasuhuje. Nukuri Imana ikomeze ibanezererwe, ikomeze ibanezeze. Abandi mwiriwe bitewe naho muri mwaramutse. Mwebwe mwese muri bufungure kino kiganiro mwumve umugisha w'Imana. Amazina nitwa Betty Nyiramukiza, ndi mwarimu muri ADPR i Remera muri service y'icyongereza. Shima Imana ko yampaye umugisha wo kuramuka amahoro nkaba ndi muzima, namwe kandi ndizera ko ari uko mufite ishimwe ko muri bazima. Imana ibaho umugisha. Ntabwo ari benshi baramutse, hari abageze ahacecekerwa bigendanye n'uko Umwami Imana wenda yabahamagaye, ariko twebwe dushoboye kuba tubyutse, dushoboye kuba turi bazima, nukuri tubishimira Imana kandi dukore icyo Imana yaturindiye. Imana ibampera umugisha, mpora mbifuriza umugisha iteka, mpora mbasabira ngo Imana ibabe hafi, ibaho umugisha, ibagirire neza. Nkuko rero dusanzwe tubana, nagira ngo tubanze dusenge hanyuma tuganire ku bihe 9 bigize Bibiliya. Ibihe 9 bigize Bibiliya nibyo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Hanyuma ufitemwo nk'ikibazo ashobora kucyandika muri comment, na nimero ziba ziriho yabaza, tugashobora kungurana ibitekerezo ku by'uru rugendo. Mwami Imana yacu, uri Imana ikiranuka, duciye bugufi cyane, turagushimiye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye ko uri mu ruhande rwacu nta mubisha, kandi tugushimiye ko ari wowe urinda umudugudu kandi uburinzi bwawe burizewe. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo, tugushimiye imbabazi, tugushimiye ko utwitaho Mwami, kandi turagusabye ngo natwe uduhe kuba abana bawe bukuri, abana bakurikiza ibyo ushaka. Urakoze abagiye kumva iki kiganiro bose ubaha umugisha, ababihisemo ubagirire neza kandi ibyifuzo byabo ubisubize. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Rero nkuko nari maze kubibabwira, tugiye kuganira ku bihe 9 bigize Bibiliya. Igihe cya mbere ni igihe cya Adamu na Eva, ndetse ku basomyi ba Bibiliya cyangwa kubize theology, iki ni igihe kitarangwagamo n'icyaha. Ni igihe Adamu na Eva bari babanyeho n'Imana banezerewe mu mahoro, icyaha kitaraza. Adamu rero Imana imurema ntabwo yari yambaye ubusa, Adamu yari yambaye ubwiza bw'Imana. Abantu benshi bakunda kwibaza icyo kibazo, bati se Imana irema umuntu wa mbere yari yambaye, mu by'ukuri yari yambaye ubwiza bw'Imana, kandi ubwiza bw'Imana burahagije kuruta imyambaro y'uyu mubiri twambara. Bari bambaye rero ubwiza bw'Imana, bamaze gukora icyaha niho biremeye ubucocero. Iki gihe cya mbere rero cyari igihe cy'umunezero. Namwe mu bitekereze bene data, igihe kitarangwagamo n'icyaha. Ubundi ingorane zose isi ifite ni ukubera icyaha, ni ukubera icyaha cyinjiye mu isi. Ariko mbere y'uko Adamu na Eva bacumura, bari babayeho mu munezero, urupfu ntirwari ruriho, nta bibazo bari bafite, bari banezerewe. Ngo maze Imana ikajya inabasura, ikababaza amakuru, ikababaza uko baramutse, ikababaza uko biriwe, bakayiherekeza. Imana igataha, nabo bagasigara banezerewe, bambaye ubwiza bw'Imana. Satani rero umugome, Satani umunyeshyari, Satani umwanzi w'Imana n'abantu, yaje kubashuka abitewe n'ishyari, kuko Satani yari yaramanuwe mu ijuru. Amanuwe nuko yishyize hejuru, yifuza ngo kurema nk'uko Imana irema. Mu by'ukuri bigaragara ko ari ishyari Satani yagize. Icyaha cy'ishyari rero cyagumye gukurikirana umuntu, ndetse na bugingo n'ubu ngubu harimo abantu rwose bagira ishyari, kandi ishyari mu by'ukuri ni rya Satani.
hanyuma rero icyo ni igihe cya mbere ndashaka kubinyuramo nihuta. Imana rero bamaze gukora icyaha, Satani amaze kubashuka, turebye mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 15, hari igihe cyageze Imana ibirukana mu ngobyi ya Edeni. Imana rero imaze kubirukana mu ngobyi ya Edeni, nibwo Satani yahindutse umwanzi w'abantu, umuntu nawe ahinduka umwanzi wa Satani, aho Imana yavuze ngo wanzoka we uzajya ukuruza inda, kandi nubona umuntu uzamukomeretse agatsinsino, kandi nanone umuntu nawe nakubona azakumena umutwe. Urwangano rero hagati y'umuntu na Satani ngaha aho rwaturutse ni kuri iryo shyari rya Satani ashuka Adamu na Eva. Icyo ni igihe cya mbere. Hano nanone dusomye mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 4, naho tuhasanga ukuntu icyaha cyakomeje, no mu Itangiriro ibice 4 umurongo waho wa mbere, ukuntu noneho Imana imaze kubirukana mu ngobyi ya Edeni. Muri iyo ngobyi ya Edeni harindisha abakerubi. Noneho Adamu na Eva bajya guhinga, batangira guhinga imirima. Igihe cyo guhinga kiba kiraje, barahinga. Adamu rero yaje kubyara umwana wa mbere ari we Kayini, abyarana Abeli umwana we wa kabiri. Hanyuma Abeli aba umworozi, Kayini aba umuhinzi. Baje rero gutamba ibitambo, babitambira Imana, batura amaturo. Hanyuma Kayini atura ituro rye ntiryashyika imbere y'Imana. Niba wenda yari yejeje byinshi agatura duke, burya Imana ireba mu mutima, kandi ireba nanone umutima umuntu abikoranye. Hanyuma rero Kayini igitambo cye kiremerwa. Cyemewe rero Kayini agirira ishyari murumuna we Abeli, aramwica, kandi bavaga indimwe. Imana rero iza kubaza Kayini ngo Kayini we murumuna wawe ari? Naho Kayini ndi umurinzi we, ngaho ibaze nawe. Asubiza Imana gutyo, yishe murumuna we. Ubwo icyaha nyine cy'ishyari kirakomeza. Ntago wenda nje kuvuga ku cyaha cyane, nje kuvuga ku bihe 9 bigize Bibiliya, ariko nanone nako ngako mwagombaga kukamenya. Rero mu cyimbo cya Abeli Imana ihashyira Seti, Seti abyara Enoki, Enoki abyara Kenani, Kenani abyara Maharareri, Maharareri abyara Aledi, Aledi abyara Enoki, Enoki nawe abyara Metusela. Hanyuma Enoki arazamurwa ajyanwa mu ijuru adapfuye. N'uyu munsi ariyo tuzamusangayo. Yagendanye n'Imana imyaka 365 ataracumura. Imana iramwimura. Turebye iyi minsi Enoki yagendanyemo n'Imana imyaka 365 ataracumura. Nukuri yari yaririnze. Imana iranezerwa, Imana iramukunda. Mu byukuri Imana yibonye umuntu urwanya icyaha, yibonye umuntu ukiranuka, iranezerwa, iramunezererwa rero iramwimura. Enoki rero amaze kubyara Metusela, Metusela abyara Lameki, Lameki abyara Nowa, Nowa nawe yubaka inkuge. Yari ifite ibyumba 3 n'idirishya rimwe. Abantu bamaze gukora ibyaha bibi, abantu barimburwa n'amazi. Nowa yayinjiyemo iminsi 7, umunsi wa 8 irakingwa. Iyo nkuge yubatswe iminsi 120. Ubwo rero no kuvuga ngo muri iki gihe cya Nowa Imana yaburiraga abantu, ikabinginga, ikababwira nyabuna imvura izagwa. Nowa ngo yabaje inkuge, ayibaza igihe kinini. Ibaza inkuge yubatse iminsi 120, wenda sina kinini cyane, ariko yayibazaga bamuseka batariko buri uriya musaza ibyo abakora ni ibiki. Ni nkuko n'ubu ngubu abantu tubwiriza ubutumwa bwiza, haba hanga ku social media, haba no mu nsengero, bamwe bakaduseka. Ubu muzi ukuntu abantu baduseka, bakaduha urw'amenyo, batariko buri abarokore ni bazima. Nari n'abajya babibwira ariko ubwo umugore nkawe wakwitaye ku mugabo n'abana. Ariko mu byukuri nano ibi bintu byamubayeho.
ngo bamwe bagira ngo bagize akenge bakaza bakagura amasambu hafi y'inkuge, bati imvura nigwa tuzahita twirasa mu nkuge. Abandi wenda banyongamo amashini bakayatera hafi aho ngaho, bakaba batayeri hafi aho, bati imvura nikuba tuzahita twinjira mu nkuge. Ariko ikintu nababwira nshuti z'umusaraba, Imana iyo ivuze ikintu iragikurikirana, nta mikino Imana igira ngo ikine n'abantu. Imana iriseriye ku ijambo yavuze. Yari yavuze ngo abantu batazumvira Imana. Dusomye mu bice 6 Itangiriro havuga ukuntu ngo ibyaha byari bimaze kuba byinshi, ibyaha byaragwiriye, abantu bakora ibyaha. Bibiliya iravuga ngo Imana yicuza ko yaremye umuntu mu isi, biyitera agahinda. Aha ngaha rero Nowa yinjiye mu nkuge iminsi 7 ishize. Umunsi wa 8 Imana irakinga, yohereje marayika arakinga. Umwuzure rero urakuba, abantu bati Nowa kingura, Nowa ati rwose sije nakinze. Harimo nabazaga bya bindi by'abantu bamenyereye ikimenyane, cyangwa abandi batanga amaruswa kandi birengagije ko ari icyaha. Bakaza bati Nowa kingure, rega ndi mubyara wawe. Nowa rega ati sije wakinze. Abandi bati rwose ndi runaka, sije wakinze. Kandi koko barimburwa n'umwuzure. Sinshatse rero kubitindamo, tujye ku gihe cya kabiri. Iki gihe cya kabiri cyari igihe bayoborwaga n'ibitekerezo, cyari igihe cy'icyaha kirangizwa nyine n'umwuzure. Nowa yaje rero gusohoka mu nkuge, Imana ishyiraho umukororombyi nk'ikimenyetso ko itazongera kurimbuza abantu umwuzure. Umwuzure nyine uza gushira. Muri icyo gihe abari bavuye mu nkuge barokotse ni Shemu na Hamu na Yafeti, bamanuka hagati y'imigezi 2 Ufurate na Tigeri cyangwa Tigeri, ngo bajye kugera ahitwa Ura, hanyuma cyangwa se Babeli, bubaka umunara. Dusomye mu Itangiriro ibice 11 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 4. Noneho baravuga bati reka twiyubakire umunara, tuwubake tuzagere ku Mana. Hanyuma iki gihe rero Imana nabwo itatanya umugambi w'abantu, ntago bigeze bagera ku ntego, kuko bashakaga kubaka umunara ngo bagende basange Imana hiri. Abantu bakomeje kugenda bavumbura, mbese ariko Imana ni nyembabazi. Haleluya, Imana n'umubyeyi. Igihe cya gatatu rero ni igihe cy'ubutegetsi bw'abantu. Niho himye umuntu wa mbere witwa Nimurodi, niwe wazanye icyo gitekerezo ati tubumba amatafari twiyubakire tuzamuke tugere mu ijuru. Hanyuma Imana irawusenya ngo itatanye indimi z'abantu, hasigara ururimi rumwe. Ni ukuvuga ngo uyu Nimurodi niwe wari wimye. Hanyuma bashaka ukuntu barakata rwose, barabumba, bashaka kubaka umunara uzazamuka ukagera ku Mana. Imana rero iza gutatanya iyo migambi yabo, ihita itatanya n'indimi zabo, hasigara ururimi rumwe. Ntabwo hazwi neza abantu baba barasigaranye urwo rurimi rwavugwaga icyo gihe, nuko indimi ziba nyinshi. Rero dutangira kuvuga indimi zitandukanye. Iki ni igihe cya gatatu. Ni ukuvuga ngo rero icyaha bisobanurwa ngo ni ukurwanya ubushake bw'Imana. Ni igituma muri make nicyo cyanatumye musomye uburyo Babuloni nayo yarimbuwe, mu by'ukuri nabwo byatewe n'icyaha. Ibaza aho abantu bavuga ngo tuzamuke tugere ku Mana, hanyuma Imana rero isenya iyo migambi yabo, itatanya indimi zabo, hasigara ururimi rumwe. Reka rero tujye ku gihe cya kane. Igihe cya kane rero ni igihe Imana yahamagaraga Aburahamu, imutegeka gukora amagambo 4, nayo ngo imukorera ibintu 7. Itangiriro 12. Aha ngaha ku gihe cya Aburahamu ni igihe Imana yahamagaraga Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, va muri Uri y'Abakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iki gihe cya kane rero ni igihe cya Aburahamu
hanyuma rero hano nanone Imana kandi mwibuke ko Aburahamu yumvira Imana nabwo bikomeye, ntiyari yarabyaye, yari yaratinze kubyara. Imana iramusanga iramubwira ngo va muri Uriya Bakaludayo ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, n'andi magambo menshi musomye hano mu Itangiriro 12 mwabibona uhereye ku murongo wa mbere. Hanyuma rero igihe cyaje kugera, Imana iramufasha abyara Isaka, ariko yarabanje abyara Ishimayeli amubyaranye n'umuja we witwa Hagayi. Ayo makuru murayazi. Arongera kandi abyara Isaka nawe abyara Yakobo na Esawu nawe ashyirwa ku ruhande. Yakobo ahindurirwa izina yitwa Isirayeli, abyara abana 12. Baramanuka bajya kubumba ngaho aho bari kubumba amatafari nyine, ubwo ni mu kibaya. Nari nsa naho mbereka nk'ishusho wenda nashushanijeho hano ntegura. Baragenda bajya mu kubumba amatafari mu kibaya. Itangiriro 12 kugeza ku gice cya 50 wahasanga ayo magambo yose. Igihe cya kane rero ni igihe cy'amasezerano. Bukeye Imana ihamagara Mose gucungura Isirayeli, abakura mu Egiputa bayoborwa n'inkingi y'igicu. Ubwo igihe cya kane ni igihe cy'amasezerano, igihe Imana yahamagaraga Mose imubwira kujya gucungura Abisirayeli, igihe Imana yabakingirizaga ngo bayoborwa n'inkingi y'umuriro, bayoborwa n'inkingi y'igicu. Igihe cya gatanu bahabwa amategeko Kadeshi, barazenguruka. Byatwaye imyaka 40 ngo baciye Kadeshi, barazenguruka bambuka Yorodani. Byatwaye imyaka 40. Usomye mu Kuva ibice byaho 20 naho wahasanga iki gihe cya gatanu bahabwa amategeko i Kadeshi. Hanyuma rero muzayasoma mu Kuva. Abalewi mu gitabo cyo kubara gutegeka kwa kabiri, Mose amaze gupfa, Abisirayeli bayoborwa na Yosuwa nawe apfuye, abacamanza barategeka. Umucamanza wa nyuma ni Samweli, yari n'umuhanuzi, niwe wabimikiye umwami wa mbere witwaga Sawuli. Kandi uyu Sawuli baramushakaga nyine kuko babonaga yabayobora nk'uko babishaka. Wari uvuye mu muryango wa Benjamini, nawe ategeka imyaka 40. Hanyuma apfuye, Dawidi nawe ajyaho, avuye mu muryango wa Yuda, ategeka indi myaka 40. Nyuma hima umuhungu we Salomo, nawe ategeka imyaka 40, yubaka urusengero. Icyo gihe cyari igihe cy'amategeko, niyo bari bakigenderamo. Murumva ko igihe cy'amategeko cyarakomeje, kigihe cya gatanu nyine cyarakomeje. Salomo amaze gupfa, ntibyaryoheye Abisirayeli, bacikamo ibice 2. Hanyuma ubwami bugabanywamo, bamwe bitwa Abayuda, abandi bitwa Abisirayeli. Imiryango 10 ijya ukwayo, indi miryango 2 ijya ukwayo. Birakomeza kugeza ubwo banyazwe, bajyanwa muri Ashuri, abandi nabo Inenewe, bitewe nuko batumviye Imana. Nuko nkuko Mose yari yarababwiye ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahaga, ntimuzibagirwe ngo mwimure Imana, nayo nimuyimura nayo izabirukana mu gihugu. Bari bakwiye rero kukibamo ari abera. Bageze i Babuloni bamaze imyaka 70. Muri icyo gihe bagarutse, Zerubabeli na Ezira na Nehemiya, Maraki, Zekariya bahanuye. Hari mu mwaka wa 500. Hagati ya Maraki na Matayo haciye imyaka 400. Kuko Imana ivuga, niko Imana yari yarababwiye, kuko kuvuga kw'Imana n'ubushake bwa. Muri make iyi myaka 400 ni igihe Imana itavugaga, yari yaracecetse. Muri iki gihe Maraki yahanuraga, Zakariya, ndetse bahanuye na Hagayi, bahanuye mu gihe Imana yari yaracecetse. Hagati ya Maraki na Matayo haciye imyaka 400.
Imana itavuga, kuko kuvuga kw'Imana ni ubushake bwayo, ntabwo wayitegeka ngo vuga, iyo ishatse iravuga. Nyuma habaho imyaka nyuma yaha imyaka 100 ishize, nicyo gihe Imana yohereje umwana wayo. Reba, iyi myaka yose yari ishize, imyaka 400 imaze gushira, noneho nicyo gihe Imana yohereje umwana wayo. Ubwo tugiye mu gihe cya gatandatu. Igihe cya gatandatu rero ni igihe cy'ubuntu. Yesu abaravutse, avukira i Betelehemu, amara imyaka 30 ntacyo yayikozemo, ni naho yabatijwe. Nyuma Yesu afite 33 nibwo yatangiye gukora, baramwica, baramubamba, nk'uko mubizi, nk'uko byagenze. Ariko muri iki gihe nicyo Yesu yavutsemo, igihe cya gatandatu. Hanyuma rero ajya ikuzimu, amaramo iminsi 2 nk'uko mubizi. Ku munsi wa gatatu arazuka, amara iminsi 40 mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo wa 9. Yesu imyaka yamaze ni 33 yigisha, niyo yonyine yamaze. Ibyakozwe n'igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 9. Nyuma yo kuzuka, Yesu yarazutse. Nyuma yo kuzuka yajyanywe ku musozi wa Elayon, arazamurwa ajyanwa mu ijuru. Abigishwa baguma kuri uwo musozi bararamye. No kuvuga ngo bari bategereje yuko Yesu azazuka, ariko barararama kuri uwo musozi wa Elayono, bagumya gutegereza. Bari barahawe amasezerano, yari yarababwiye ko namara kugenda azaboherereza umufasha. Rero mwisezerano yari yabahaye, nabo basigaye bararamye bategereje uyu mufasha ko ataza. Banga kugenda, baguma ku musozi wa Elayon. Yesu rero ageze mu ijuru, yaje kohereza marayika, aragenda abaza ati, yemwe bagabo murashaka iki hano? Ati, uko mubonye agiye. Yesu arabwira ati, abwira marayika, genda ubabwire uko mubonye agiye ni nako azagaruka. Ati, nimugende mumurindire. Abigishwa be rero baje kugenda, usomye mu byakozwe n'igice cya mbere kugeza ku murongo w'9 na Yohana ibice 13, yari yarababwiye ko namara kugenda azaboherereza umufasha. Bagiye Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru, bamaramo iminsi 9. Umunsi wa 10 umwuka wera aramanuka, itorero ritangira kuzura umwuka wera. Ubwo rero itorero riba riratangiye kuva mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa kugeza mu cya kabiri. Babagaho bahuje basangira ibyabo. Itorero cyangwa intumwa za mbere bari bahuje, basangiraga ibyabo, nta bwiko bwahabaga, ntaki. Muribuka rero noneho hano ngo nyuma haza utuntu tw'ubuyobe, harimo abakristo bakijijwe. Mu by'ukuri igihe cy'ubuyobe cyagiye kibaho, nk'uko n'ubu ngubu hari abantu bayobye, hariho abantu bakijijwe, hariho n'abantu badakijijwe. Bamwe babwiwe ngo ngiye kukuruka, mu gihe rya torero nyine Imana yabwiye ngo niba udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Itorero rero aha niho dusanga amatorero 7: Simuruna, Perogamo, Filadelfiya, Efeso, Tuatila, Laodikiya, Sarudi. Aha rero muri iki gihe nyine ni ya matorero 7. Nabo hari uburyo bamwe bari bakijijwe barimo neza, abandi batarimo neza, harimo utuntu tw'ubuyobe, abandi nyine bafite Yesu by'ukuri. N'ubu ngubu birahari, hari ababubona bari mu murongo neza, bafite Yesu by'ukuri, ibyo bavuga n'ibyo bakora bihura. Hakaba rero n'abandi nyine bafite bene utwo tuntu ubona utasobanukirwa tw'ubuyobe. Hanyuma rero igihe cy'Imana ntago tuba dukwiye kugipfusha ubusa. Imana yohereza umwana wayo, abyarwa n'umugore, nuko nta cyaha yari yarakoze. Ni naho Yesu
mu by'ukuri yacunguye abantu, yarabacunguye nabibabwiye, arongera asubira mu ijuru. Wenda sinshaka kubitindamo cyane, tugere mu gihe cya karindwi. Ariko ahangaha twumvikane ko muri iki gihe cy'itorero rivuka, bamwe bari buzuye umwuka wera ku munsi wa 10, bamaze iminsi 9 bari hamwe mu cyumba i Yerusalemu basenga, nuko umunsi wa 10 buzura umwuka wera. Hanyuma rero igihe cya karindwi nicyo gihe Yesu azagaruka, itorero rizamuke. Witeguye ko Yesu azagaruka muri iki gihe cya karindwi? Nibwo itorero rizazamurwa. Imana ibaduhere umugisha. Tugeze nanone mu gihe cya 8, kandi muri iki gihe cya karindwi niho hari ibimenyetso bizamenwa, kuko nicyo gihe cyo kugaruka kwa Yesu. Hanyuma ibimenyetso bizamenwa rero, uwo Antikristo azakora, ni igihe cy'umubabaro, mbese ni igihe cya Antikristo. Bavuga ko iby'amafarashi y'umutuku, ibyo wenda tubireke, wasoma mu byahishuriwe Yohana ibice 6 umurongo waho wa mbere, warushaho gusobanukirwa iby'iki gihe cya karindwi. Igihe cya karindwi rero kizasimburwa n'igihe cya 8. Igihe cya 8 rero ni igihe cyo kwima ingoma kwa Kristo, ingoma y'imyaka 1000. Dusomye mu byahishuriwe Yohana ibice byaho 20 umurongo waho wa 4. Iki gihe cya 8 ni igihe cyo kwima ingoma kwa Kristo. Twamaze kubona ko mu gihe cya karindwi ari igihe cyo kugaruka kwa Yesu, igihe Antikristo azakora. Bamwe bazaba bari mu mubabaro, nkuko nabibigishije muri cya cyigisho cy'ubushize cyo kugaruka kwa Yesu. Hanyuma rero iki gihe cya 8 nacyo kizaba ari igihe cyo kwima ingoma kwa Kristo, ingoma y'imyaka 1000. Hanyuma gikurikirwe n'ikindi gihe cya 9 aricyo nsorejeho, igihe cyo guca imanza. Yesu azagaruka igihe cy'ubuntu kirangiye. Nagira ngo mbabwire ko Yesu azaza. Yesu azaza nkuko yabidusezeranije, nkuko yabitubwiye, azaza. Iki gihe rero cya 9 ni igihe Yesu azabagarutse, agiye, igihe cy'ubuntu kirangiye. Ubu rero igihe turimo turacyari mu gihe cy'ubuntu mu by'ukuri, kandi turi no mu gihe twitegura kugaruka kwa Yesu. Imana ibaha umugisha. Waba ufite ikibazo wenda utumvise, cyangwa se ukaba hari icyo wifuza kubaza, nta kibazo, umwanya n'uwanyu, mwabaza. Ndumva ntari butinde cyane. Icyo nashakaga kubabwira, nkuko umubwiriza yavuze ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kubiba, hari igihe cyo gusarura, hari igihe cy'imvura, hari igihe cy'izuba, hari igihe cy'ubwana, hari n'igihe cyo gukura. Rwose bene data, nshuti z'umusaraba, dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Imana ibahera umugisha muri iri jambo. Ndumva twasenga, hanyuma tukongera tukazagaruka tuganira ku yandi magambo umwuka azaba yaduhaye, cyangwa se n'icyo mwebwe mwifuza ko twaganiraho, mugishyire muri komenti. Imana ibaho umugisha. Mbibutse ko iyi ari Arabohora TV, ni televiziyo yawe, ni televiziyo yacu twese, dukuraho ubutumwa bwiza butavangiye, ndetse n'ubutumwa bugendanye na teoloji nabwo mwabusangaho. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, tugushimiye ko ugira neza, kandi tugushimiye ko ubuntu bwawe ari bwo bujya buturamira umunsi ku wundi. Umugisha abadukurikiye bose, n'abahisemo gukurikira iyi cano, n'abagize icyo umwuka babwira kubwo gushyigikira ubutumwa bwiza, ukomeze ubarinde, kandi abafite ibibazo ubasubize, ubatabare. Abatarakizwa nabo ubahe gukizwa, bahe gusobanukirwa ijambo ryawe. Tubisabye twizeye ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana ibaho umugisha. Shalom. Tujya tubasaba ngo mubisangize abandi, wenda hari igihe baba babikeneye, wenda aho ushobora kumva utabikeneye, ariko hari ababa babikeneye. Iyo rero ubikoze nabwo ubukoreye umugisha. Imana ibaho umugisha. Arabohora TV.
Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.